nukuri ndashima Imana kuba turi amahoro. Imana yahisemo ko uyu munsi tuba tugihumeka umwuka wayo. Haleluya. Ntibiba byoroshe, hari abantu benshi batakiriho, kandi ari uyu munsi ari iri joro baraye bagiye no mu mwanya bagiye ahacecekerwa. N'ejo n'imyaka yose twabayeho baragiye. Amina. Ariko ntibivuze ko hari icyo twabarushaga, kubera ko ni ubushake bw'Imana muri byose. Haleluya. Icyo dushima Imana gusa ni uko Imana, abashima Imana ari abazima, kandi jyewe nawe turi bazima uyu munsi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumpepe Yesu. Jehova. Abantu abakarevari bo baranzi, ni inshuti zanjye. Abashitsi nitwa Egide Bigirimana, abandi umuyobozi w'itorero Eternity Living Bible Church, tukaba dukorera mu mujyi wa Kampala ahitwa Makinde. Niba umushitsi muri Kampala muzadusure. Haleluya. Turi mu masengesho avango kwambuka. Haleluya. Kandi tugomba kwambuka. Rero iyo umuntu kwambuka, hari ahantu abavuye ashaka kugira ngo agere. Haleluya. Yesu ni mwe mpamvu yabwiye intumwa arabone nitwambuke. Yari amaze gukora ibitangaza byinshi, yasengeye abantu, aravuga ati ariko twambuke hakurya naho. Haleluya. Haleluya. Rero birashoboka ko utarimo gusobanukirwa neza kwambuka, ariko uraza gusobanukirwa. Genda integuza. Ubungubu ndi integuza, ndimo ndavuga meze nka Yohana Mubatiza abango hari uzaza nyuma yanjye. Haleluya. Haleluya. Ariko nanjye ubanze unyumve, wumve kuko nanje natumwe n'Imana. Kandi nizeye Imana iri muri njyewe, kandi irakora. Yitwa Rubasha. N'Imana ibasha byose. N'Imana itsinda ibyagutsikamiye. Haleluya. Tumpepe Yesu. Yitwa Jehova Rafa. Yitwa Jehova El Shaddai. Yitwa Jehova Rabasabaoth. Yitwa Jehova Shama. Yitwa Jehova Ire. Yitwa Jehova. Oh, haleluya. Adonai. Yitwa Jehova Ebeneza. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi uraza nawe kwita Imana yawe izina. Haleluya. Kuko hari izina ugomba kuyita ukagenda mu munezero. Ku itariki ya 7 ugasohoka kuvuga ngo hari ahantu mvuye, hari n'ahandi ngeze. Haleluya. Ukabibanziriza mu buryo bw'umwuka, ukazabirebesha amaso yawe. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi mubwe, mu mbaraga urukundo Imana irahambaye. Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi mubwe, mu mbaraga urukundo Imana irahambaye. Imana yacu irahambaye, ijuru no mw'isi mubwenge, mu mbaraga mu rukundo Imana irahambaye. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo y'Igiswahili nkunda, uretse ko ntayizi, wenda wewe wabuyizi. Iravuga ngo walipopiga kelele ukuta ukanguka na milango yake yote ikanguka. Aho bavugaga Paulo na Sila mu nzu y'imbohe. Haleluya. Ngo barasakuje batera induru cyane, hanyuma ibikuta biragwa. Haleluya. Imiryango irafunguka. Rero naje kuvuga, ndavuga ndabivangavanga kuko ndumva Imana yampaye byinshi.
bijyanye n'umwanya mfite. Yaba ari jye nayoboye amasengesho nari kubivuga byose tukajya ariko uzamenye ubura amasengesho siko bimeze. Muzame nanjye mere nka Dawudi nyobora, ariko muzame kuyobora uko numva mbishaka, ntimuzashire kuri gahunda, ahubwo nzubahirize uko bigomba kugenda. Amen, haleluya. Hanyuma ubwoko bw'Imana twishire ubundi iminsi 21 tuyiseze. Ubundi abakristo twiyirije twakagombye guhura kandi kuri uwo munsi dushoje amasengesho maze tukanyeganyeza. Haleluya. Ariko wazabidupanga nikabururira. Amen. Ariko muzaboneka cyane. Ziko nanjye ubwo niba uzajya ku musozi cyangwa uzarara hehe, ubwo nanjye ngomba kuzaza ndebe ko bikunda, kuko Yesu ndamu nawe uramu cyane. Haleluya. Amen. Hari abantu marinete simbareba neza. Hari abantu baturutse iwabo, reka mbivuge neza, mu cyaro, sibyo? Mu cyaro ho batari abanyamujyi, bakaza mu mujyi hano gutura muri uyu mujyi bazanywe n'ababyeyi babo. Siko bimeze? Nibagire gutya turebe. Abazanywe n'ababyeyi babo iwabo ni mu cyaro, bari mukabaza muri Kigali, nimugire gutya turebe. Mwese muri abanyamujyi? Mwarizanye? Reka mvuge noneho abazanywe n'iwabo, cyangwa se abasunitswe n'ababyeyi babo bakababwira ati ariko wagiye muri Kigali urakora iki hano? Hari umudamu ejo bundi yamye ashima, ambwira ukuntu ashima Imana kuba yaravuye mu cyaro, kubera ko mu cyaro yararwaraga amavunja, ariko ageze muri Kigali ntiyongeye kurwara amavunja. Iryo si ishimwe se? None se ngo yararimaga yajya mu murima, imbaraga zikamumerera nabi byose, none uyu munsi ngo arimo kwitwara mu modoka. Muri iryo shimwe, haleluya. Kandi iryo shimwe hari abo ribabaza kuko batarabigeraho. Ishimwe ry'umukire ribabaza umukene. Niko bigenda mu macaca. Niyo mpamvu hari abakire kenshi batajya bashima, kuko umukire ashobora gushima bati Imana yampaye imodoka ya kabiri, ukivuga ko nta n'igare ufite, ugahita uba ngo ni ukwirata. Ariko ishimwe ryose rigaragaza ineza y'Imana. Haleluya. Iyo urishimye ukarishima unezerewe, wumva ko hari icyo Imana yakoze. Amen. Amen. Siko bimeze mama? Siko biri? Ishimwe ryose si kumbona ufite agahinda kenshi, ariko reka data arakugenderera. Ndabona ufite agahinda, ariko uyu munsi urasubizwa. Turi mu mwuzuro, kandi umwuzuro uzana byose. Umugabo witwa Tera, buriya abantu benshi iyo barimo gusoma Bibiliya batubwira amakuru ya Aburahamu, bayahera ku itangiriro 12, niho bakunda gutangiriraho. Ariko jewe sinjya mpera aho ngaho, mpera ku itangiriro 11. Kubera iki? Impamvu nabashije mvuga nti uyu munsi ndashaka kuvuga gahoro murikire. Ikibabaje nuko mutajya mugira naho mwandika. Ndashaka kuvuga gahoro kandi nitonze, ariko hari uza kubwira. Haleluya. Hari uza kumva ibye kandi arabitahana. Hari umugani baba ngo habwibwa benshi hakumva. None wowe uri nyirayo. Haleluya. Vuga uti ndi nyirayo nanjye. Umugabo witwa Tera
mukurikirana amakuru muzasanga Tera yarahagurutse uri y'Abakaludayo, akahaguruka akabwira Aburahamu. Icyo gihe Aburahamu yitwaga Aburahamu, akamubwira ati tugende. Bibiliya iravuga ngo ahagurukana na Loti na Aburahamu n'umudamu we. Haleluya. Hanyuma baragenda. Gahunda ya se wa Aburahamu Tera kwari kujya i Kanani. Muranyumva bene data? Kwari kujya i Kanani. Noneho bagenda bagera ahitwa i Harani. Bahageze Tera arapfa. Tera yagurishaga ibigirwamana, akabifata akabishyira mu bana be, nabo bakamufasha kubigurisha n'abuzukuru. Murabyumva neza? Ariko gahunda ya Tera yari kujya hehe? I Kanani. I Kanani ni umwana wa Hamu. Haleluya. Hamu yari yaravuye, Kanani yari yaravumwe. Nowa yavumye Kanani kubera ko umwana we Hamu yamurebye yambaye ubusa. Muranyumva bene data? Aho kuvuma Hamu aravuga ngo ngiye sinavuma umwana wanjye kuko yangoye, ahubwo ndavuma umwuzukuru wanjye. Arasimbuka avuma umwuzukuru, avuma Kanani. Murabyumva bene data? Kanani abaravumwe. Noneho Tera arahaguruka agenda i Kanani kuko hari we ni mu buzukuru be. Siko bimeze? Aragenda. Ariko kubera ko Imana ikintu cyose Imana iba yagipanze neza, irareba isanga Tera ntabwo yakwijira i Kanani kubera ko azaba ajyanye bya bigirwamana, kandi kiriya gihugu nagisezeranije. Haleluya. Aburahamu, ariko Aburahamu ntabyo yari azi, kandi Imana yari itarabimubwira. Ibintu byose mu Mana bihera mu mwuka, bitangirira mu mwuka, mu bitekerezo byayo. Ijya kukurema wowe wari uri mu bitekerezo byayo. Haleluya. Irangishira kurema, ariko wabanje kuba mu bitekerezo by'Imana. Haleluya. Terageze i Harani naho harahabuzukuru be. Ageze i Harani abaho, ariko igihe kimwe aza gupfa avaho. Uwasigaye acuruza bya bigirwamana ni Aburahamu n'abandi bari kumwe na Loti. Ariko kubera ko Imana yari imaze kubona ko ifite umugambi wo guhindura no gutanga kiriya gihugu kikaba icy'Abisirayeli. Haleluya. Icyo gihe bari bataraboneka. Amena. Haleluya. Haleluya. Ibwira Aburahamu, nicyo cyagi cy'abantu bakunze kuvuga, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu cya so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka. Imuvana aho ngaho imujyana i Kanani. Ariko gahunda, niyo mpamvu ababyeyi benshi uyu munsi nimugire ngo viziyo tuba dufite n'izacu twebwe ubwacu ziba zaraturutse bamwe na bamwe ku babyeyi. Haleluya. Ariko Imana ikatureberamo twebwe kuko ushobora kuba papa wawe yarakuzanye muri uyu mujyi, ukaza muri uyu mujyi wa Kigali, ari bafite gahunda yo kwimukira, ariko ntagire icyo abona kwari kugira ngo wowe imigisha yawe uyakirira aho ngaho muri Kigali. Haleluya. Ariko bibanza kunyura kuri so, kandi wowe so ntacyo yakubwiye, ariko we aba arimo kugupangira, arimo kumva ko ariho ubuzima bwamera neza. Wowe hari igihe uhaza wumva utabishaka, wumva waramenyereye, ukibera muri comfort zone aho ngaho, ariko Imana ikureba muri Kigali kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Amen. Haleluya. Amen. Aburahamu ubuzima buza guhinduka. Imana imwereka ubuzima, imwereka uko azabaho, ariko ntiyabimuha ataratandukana na Loti. Haleluya. Kubera ko natwe mu buzima uyu munsi kugira ngo Imana igire icyo dukorera, ntabwo Imana ikorera mu kavuyo. Imana iba ifite ibyo yakugeneye koko uzabibona. Kuko ngiye mu kuvuka navutse ndi umunyamugisha kuko mfite umugisha Imana yangeneye, ariko kugira ngo nzawukandagiremo hari ibintu insaba kugira ngo ndeke.
Haleluya. Yabwiye Aburahamu, va jya nza, va mu gihugu cya so na nyoko, jya mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzaguhindura amahanga. Biravuga ngo va nzajya. Reka nkubwire, Imana kugira ngo igire ikigukorera mwene data, irakubwira ngo banza ureke ibi ngibi ubivemo, hanyuma nanjye nkugomorera imigisha yose ushaka. Ariko mu gihe utarahinduka nta kizakora, izabira aho ngaho gusa ikurindiriye kugeza umunsi kukurinda ijambo ryayo. Haleluya. Hari icyo yakuvuzeho, ariko kugira ngo kizasohore ni wowe ubasha guhinduka. Ariko nudashaka guhinduka, Imana ntabwo izatuma wowe utabibona, kubera ko iba yarabivuze deja. Niyo mpamvu abavuga butumwa bajya bavuga ngo aho kuguhomba yaguhombya. Amena. Rero nanjye nkakubwira ngo nudashaka kwitaba Imana kuri invitation yayo, uzitaba convocation. Muranyumva bene data? Nudashaka kwitaba invitation y'Imana irimo kukwinginga ikubwira ati mwana wanjye ngwino ndagukeneye, ariko kubera ko yakuremye yakubonyemo uko uzayikorera, kuko Imana ntabwo ikora ikintu kitari mu nyungu yayo. Muzabaze idonadona ku Mana. Iyi Imana yakubwiye ngo mwana wanjye guhaye agakiza, nuko agakiza guhaye uzagakoresha. Amena. Rero mwe murafata agakiza mukakicarana, mukakagumana, mukakigundira, mukagira ngo nakanyu. Sakanyu. Agakiza Imana yaguhaye ni ukugira ngo ugire icyo ukora mu bwami bw'Imana, mu nzu y'Imana, mu bwoko bw'Imana, ugire icyo ukora. Twese ntabwo tuzahagarara ku gatuti, ariko hari icyo tuzakora mu bene data. Siko bimeze bene data? Muhinduke, muhindure mind. Agakiza mufite bamwe na bamwe, ntubona nk'aka gacupa, hari aka gatatu ntafite, ariko ndakwerekera kuri aka ngaka. Aka byitwe ko gatobotse hano munsi, sibyo? Byitwe ko gatobotse. Aka nako karuzuye, sibyo? Agakiza twebwe Imana iduha kugira ngo tube abakristo nyakuri buzuye, bidusaba kugira ngo natwe ubwacu agakiza twabonye gasendere kajye no ku bandi, sibyo? Cya gicupa cya mbere bashobora kugisukamo amazi, warangiza ayo mazi agasendera kagenda amanuka, sibyo? Niho handi bakubwira ngo iyo wakiriye agakiza mu muryango wawe, ako gakiza kawe karagenda ugakongeza n'abavandimwe bawe n'inshuti zawe, zikagenda zigahinduka kubera agakiza wakiriye. Amen. Haleluya. Ako ni agakiza gasendereye, ukagenda ukakashira no mu bandi inshuti zawe, babandi bari baravuze ngo uri igicucu, ukabegera ukababwira tumva Yesu namenye uwo ari we. Haleluya. Agakiza namenye ntabwo gakoze isoni, ibyo byiringiro ndabifite. Yesu yarampinduye, nanjye nje kukubwira Yesu namenye hari aho yavanye, hari aho angejeje. Ako gakiza nakagiye gasendera, hanyuma warangiza umuntu akakureba, kubera ko icyo gihe uba warabaye umunyu w'isi. Haleluya. Ukaba umuco w'isi. Iyo uri umuco wa haleluya, wakira umuntu, wamwakira akakubonamo ingeso zawe, bigatuma ahinduka. Waba umunyu, bigatuma umubwira amagambo akamwumva, akakumva, akamuryohera, akamuhindura. Ako ni agakiza gasendereye. Haleluya. Hanyuma rya cupa rya kabiri ryuzuye rinafunze, ako ni agakiza mwamaze gufata mukaba egoiste, mukakagumana muri mwebwe, hanyuma mukajya mwirataguza ngo turakijijwe, ndakijijwe. Ariko gukizwa kwawe ntabwo kurimo gukora. Yesu yatanze taranto.
italanto kugira ngo tuzikoreshe. Hari abo yahaye italanto rero baragenda barazikoresha zirunguka. Hari n'abandi yahaye italanto barazibika bavuga ngo patro wanjye, umukoresha wanjye agira amahane, ntabwo nabikora. Barigendera barabika. Wafashe italanto Yesu yaguhaye urabika. Muhinduke, bahinduke nako. Haleluya. Yesu azakubaza ati se wamaze iki? Mu Mana agakiza ni ubuntu, kandi ubwo buntu ugomba nawe kubujyana mu bandi. Haleluya. Hakabaho babandi rero nababwiye ngo bameze nkaho kano gacupa gatobotse hano. Iyo urimo gusukamo amazi, usukamo amazi gutya, ya mazi azuzura se? Ntabwo azuzura, azakomeza ameneke gusa, ameneke, ntacyo azama. Bivuga ngo agakiza kawe uraza mu rusengero ntacyo wunguka. Baravuga ijambo ry'Imana ntirigire icyo aho rifata, rikinjiramo rigasohoka. Nibo babandi bahita bumva ijambo ry'Imana bakajya kutubesha ngo barakishijwe, kumbe bibera mu bindi bidahesha Imana icyubahiro. Ariko mu nzu y'Imana ni uwa mbere, mu nzu y'Imana aritabira, ariko yasohoka hanze nta kimugaragaraho. Ni babandi aho batuye bavuga, wamubwira ati wakijijwe, akakubwira ngo aho gukizwa nkuriye. Ntabwo nakizwa, nabireka. Haleluya. Ndimo ndajya mu ijambo rivuga ngo twambuke. Ntabwo tugomba kwambuka tutahindutse. Ntabwo Yesu azaguha utahindutse. Nubwo uzaba wasenze amasengesho y'iminsi 21, ariko nudahinduka, haleluya, hari abantu Imana izagishashenga kubera kudahinduka. Umuhanuzi azakubwira tumva uko Imana ivuze. Araguhaye, araguhinduye, akira akazi, akira imibereho, akira umugabo, ariko ibyo ngibyo Imana irabyemera ko bibaho, bivugwa, bagusheshenge. Nudahinduka ntabwo bizasohora. Ko niko Imana yabwiye abantu. Iravuga ngo Rahabu ngo uzamuteza abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi baze bamubwire ngo ntabwo uzatabaruka amahoro, kandi ari umwuka w'Imana umanutse ukavuga. Bibiliya ivuga ngo izabayobesha kugira gute? Kubasheshenga. Siko Bibiliya ivuga? Izabayobesha kubasheshenga. Si Imana ibivuze se? Bene data, duhinduke. Niba dushaka kwambuka rero, uyu munsi ndavugana n'umuntu. Haleluya, haleluya. Niba dushaka kwambuka tukishyira mu 2024, niduhindure imitwarire yacu mu gakiza k'Imana. Tuba abakristo nyakuri, tugendere mu nzira z'agakiza Data arashaka gukora. Ariko Yesu yaravuze ngo ingunzu zifite aho zitaha, zifite imyobo zitahaho, ariko umwana w'umuntu ntabwo afite aho akika umusaya. Yabivugiye igize nuko yabonaga ko uwo muntu arimo kumuvugisha nta kimurimo. Basi waje
haleluya. Mu gitabo cya Mariko igice cya 9 umurongo wa mbere haravuga ngo iki, haleluya. Batayari Mariko 9 umurongo wa mbere. Jehova Rafa El Shaddai, ngiye kuvuga Ebeneza, haleluya. Imana icungura abayo, haleluya. Habwibwa benshi yakumva beneyo, niba uri nyirayo koko Yesu aje kugucungura, haleluya. Yesu aje guhindura ubuzima, imibereho. Nyemerera gusa uhinduke, uvuga wiyemeze, haleluya. Umwaka ujye kurangira warafashe umwanzuro, kuko abaje mu gitondo n'abaje saa 11 bose bahembwe kimwe, haleluya. Yabahaye akazi. Rero nawe niba uyu munsi wumva hari icyo wahinduka, ntibibuza ko Yesu aza kuguhindura amateka. Jehova haravuga ngo iki, Mariko 9 umurongo wa mbere. Dusome Mariko 9 umurongo wa mbere. Haranditse ngo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ubufasha batarapfa. Haleluya. Ndashaka kuvugana n'umuntu muri abangaba bicaye, ngeze ngo bahagaze, mwebwe mwicaye hano, haleluya. Hari abantu bagiye kubona ubwami bw'Imana, hari abantu bagiye gusubizwa, haleluya, batarapfa. Jehova El Shaddai n'abazabaho, haleluya. Hari abagiye gufashwa, hari abagiye guhindurirwa amateka, hari abagiye guhindurirwa ubuzima, hari abagiye kubona akazi, hari abagiye kubona urubyaro, hari abagiye gukorerwa ubukwe, hari abagiye guhindurirwa Yesu, hari abagiye kubona agakiza batarapfa, bazabirebesha amaso, haleluya. Kubera ko mwese hari ibyo mushaka ku Mana, murashaka kwambuka, kandi kwambuka kwawe nuko ufite agahinda kenshi, nuko ubona hari ibyaha bitahindutse, urashaka ko bihinduka, haleluya. Igitondo kimwe, umunsi umwe, Abisirayeli Imana yumva gutaka kwabo, yumva agahinda bafite, yumva iri mu ijuru, irahamagarira avuga ati, yewe Mose, manuka, haleluya, haleluya. Umva, reka nkubwize ukuri muntu wicaye hano, kandi ndavugana n'umuntu. Nishaka simvugane n'abenshi, ariko ndavugana n'umuntu. Niwe yumva murabyakira, wowe wumve ko ari wowe, haleluya. Kuko Imana yambwiye ngo abantu barimo gutaka, kandi imanuwe no kubatabara, haleluya, haleluya. Imanuwe no kubatabara, imanuwe no kubagirira neza. Nyemerera gusa uhagarare neza, haleluya. Imana imaze kubwira Aburahamu, iramubwira ngo nzakugirira neza, nzaguhindura amahanga. Dore rambura amaso yawe urebe, haleluya. Ubwoko bwawe buzangana n'uyu musenyi wo ku nyanja, ya haleluya. Ataratandukana na Loti, Imana ntacyo yakoze, ariko amaze gutandukana na Loti, Imana yaragarutse iramubwira, reka mubwire mwene data, hinduka, Imana igira icyo ikora. Haleluya, haleluya. Hinduka, Imana igiye gukora. Umva, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Mungu wetu anaweza.
nimesikia simba na nguruma. Haleluya. Namwumvise Yesu arimo gukora. Mwebwe nimundebe gusa mukurikire iyo mabwiriza, kuko ubutabazi kuri iyi tariki burahari. Iyi tariki ya karindwi, itariki y'umwuzuro, ubutabazi burahari. Haleluya, haleluya. Ntabwo naraye nsenga ejo, murumva nasaraye ejo, naravuze mvuga gukomera kw'Imana. N'uyu munsi ije gukomera, ije kuvuga gukomera kw'Imana, ije kuvuga imbaraga z'Imana, ije kuvuga ubutabazi bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ni muri hano nyumva tera haleluya. Nyongera yindi haleluya. Nyongera yindi haleluya. Yes Lord. Haleluya. Reka mbabwire, Yosuwa bene data, murebe hano, biriya ni ibisubizo, ni imyuka irimo kuva mugenda. Mubireke mundebe jewe gusa tuvuge. Yesu arakora, umwuka w'Imana ari hano hantu, imbaraga z'Imana ziri hano hantu. Haleluya. Gutabarwa kw'Imana kuri hano hantu, ineza y'Imana iri hano hantu. Robo shikatara basita. Reka mubwire mwene data, mushiki wanje, mama, papa, musore, haleluya. Nyumva haguruka utere haleluya mbere. Yes. Jehova. Yesu. Hari kwangu kuyu munsi. Musuboko bwawe. Yesu. Igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Haleluya. Bibiri irambwira ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho turi tuba imbere ya hatubera hato. Muranyumva? Mureke kuramba. Baramubwira ngo noneho turakwingize, reka tujye kureba, reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakire aho kuba. Amena. Arabemerera ati nimugende. Agira ate? Aragira ate? Ati wiki. Haleluya. Umurongo wa 3 uravuga ngo iki? Abami ba kabiri 6. Yego. 6 umurongo wa 3 aravuga ngo iki? Reka dusome umurongo wa 3 kabiri bice 6 ngo umwe muri bo aravuga ati, yego, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Arabasubiza ati, ye ndaje. Ndakwinginze. Haleluya, haleluya. Iyo turi mu gihe cyo kwambuka, twinginga Yesu kujyana natwe. Ntabwo wakwambuka uri wenyine, ntabwo wakwambuka uvuga ngo ujyanye ubwenge bwawe no gushobora kwawe n'amashure yawe n'ibiki byose. Neda ntibishoboka. Ariko iyo uvuga ngo ndashaka kwambuka, ugahamagara Yesu, ukavuga ati, Yesu nyemerera tujyane. Uko niko byagenze. Aba bana b'abahanuzi babwiriye Elisa, baramubwira ngo aho dutuye ni hato, ubuzima bwanjye ntabwo burimo kugenda neza, ariko data ndakwingize agura imbago zanjye. Uko niko Yabesi yavuze ngo mumugisha agura imbago zanjye, ngo kandi undinde
ntumbabaze. Haleluya. arangije ye Jehova El Shaddai Rabba Sabaoth. Ndakumva data, ndakumva. Umva abana b'abahanuzi baramubwira ati wemera tujyane, arababwira ati ndaje tujyane. Haleluya. iyo ukomeje umurongo wa 4 uravuga ngo iki? Wumve uyu munsi datagiye kugusubiza ibyo bakwambuye. Haleluya. datagiye kugarura ibyawe byanyazwe. Haleluya. datagiye kugarura sante yawe, datagiye kugarura akazi kawe, datagiye kuzana umugabo wawe, datagiye kuzana umugore wawe. Haleluya. agiye kuzana mariage yawe mu izina rya Yesu. Data Jehova, data arakora na n'ubu nanjye ndakora, niko Yesu yavuze. Haleluya. Yesu arimo gukora, Yesu arakora. Haleluya. Yesu arakora bene data. Murongo wa 4 uravuga ngo nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti. umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Pastor, intore zirakuka igwa mu mazi. Kandi Bibiliya iravuga ngo iki? aho manuka gato, intorezo irakuka igwa mu mazi. arataka cyane ati yego mbonye ishyano databuja. yego mbonye kuko yari intirano. bigiraho gato. Yehova papa, hari abantu bafite amadeni hano, bafashe amadeni, ariko hari abantu sante yabo abarozi barayitwaye, ubuzima barabutwaye. hari abantu barozwe ngo ntibazashake, hari abantu bakubitiye agatoke babavumira ku gahera ngo ubuzima ntibuzahinduka. iyo ni intirano. mumwikirize, iyo ni intirano. ariko uyu munsi ndashaka kukubwira kuri iyi tariki, ni ukuri uzayibuka pe, kandi uzavuga ngo data hari icyo yakoze, data hari icyo yakoze mu buryo bw'umwuka. ndashaka kukubwira ngo urava hano uyu munsi unyemerere ubaze, ugire kwizera kuzuye ko ibyo ndi kuvuga ari wowe. Haleluya. biza gusohoreraho. ibyiza yakoze Imana ishimwe cyane, niwumfasha mu bintu byose bikomeye. uririmba iyo ndirimbo. Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye ntibigoye, yamviriye amaraso yo mu mutima. Yehova Nanezerewe cyane kuko yanshuye. Yesu yaraducunguye. Imana ishimwe cyane, iri mutima imibabaro yose, imibabaro yanjye yose nikwaye. Yesu arayizi. Yahinduriye imibabaro twanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. ndashaka kuvuga ngo data yumvise amasengesho yawe. tera haleluya niba ubyumva. data yumvise amasengesho. Haleluya. ngo umwana umwe arataka. uyu munsi urimo gutaka kubw'ubuzima bwawe. uyu munsi urimo gutaka kubwo kubura amafaranga yo kwiga universite. uyu munsi urimo gutaka kubwo
kubwo kubura minerval. Uyu munsi urimo gutaka kubwo kubona imyaka irimo kukujyana utaragira urushako. Uyu munsi urimo gutaka kuba warashatse ariko ntakiragira mu nda. Barimo baravuga menshi muri famiye washatsemo. Uyu munsi urimo gutaka kuko nta kazi ufite. Imyaka ibaye myinshi nta kazi, ubushomeri urimo burakurya, ariko nje kugutangariza. Haleluya, haleluya, nje kugutangariza. Ndakubwira ngo kuba waragendanye na Yesu, kuba warasenze iyi minsi urimo guhamagara ubwiza bw'Imana, reka nkubwire hari igisubizo kije mu buzima bwawe. Yesu we, mbere y'uko umwaka urangira ndasaba Imana ngo iguhe igisubizo. Haleluya. Arataka cyane, aravuga ngo yari intirano. Haleluya. Reka nkubwire icyiza cyo kugendana na Yesu. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ibanga rihambaye. Kugendana we, Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ibanga rihambaye. 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 Kugendana na Yesu. Mama, kugendana na Yesu. Mushiki wanjye, kugendana na Yesu. Papa, kugendana na Yesu. Mukobwa, musore, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Haleluya. Narabibonye, ni ibanga rikomeye. Ni umugabo udakoze isoni. Arambwira ngo humura mwana wanjye, isoni ntabwo zizagukoraho. Haleluya. Uwo ni umugabo utabara agatabarwa n'intsinzi, Yesu Kristo. Haleluya. Wabambwe ku musaraba, agakubitwa tugakira. Haleluya. Akabambwa tukabambura. Uwo mugabo, haleluya, agapfa akazuka tugacungura. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Yesu arangije aravuga ngo turajyana. Elisa amwita Yesu muri aka kanya kuko niyo ngererano, kuko Elisa yarameze nka Yesu. Haleluya. Arangije ngo turajyana. Barajyana. Intorezo igwa mu mazi. Kredi wasabye ushaka kugira ibyo ukora irasha. Camunara ibiraje. Kredi wasabye avance sur salaire, akazi karahagarara. Fiancé yaragukunze, murakundana, hagera igihe arahagarika, mwamaze gupanga iby'ubukwe. Iyo ni intorezo yaguye mu mazi. Wakagombye kwiga, urangije segondere, wakagombye kwiga university, umaze imyaka 5 utarajya kuyiga. Iyo ni intorezo yaguye mu mazi. Watangiye ubona amafaranga yo kwishyura inzu, ariko uyu munsi uri muri preyave. Iyo ni intorezo yaguye mu mazi.
ariko ngiye kugutangariza inkuru nziza. Haleluya. Nababwiye ngo Yesu yarababwiye ngo bamwe muri mwebwe, haleluya, muraza kubona ubwami bw'Imana. Haleluya. Ubwami bw'Imana burabazaho. Ndashaka kukubwira uyu munsi, uyu ntorezo yaguyemo, ariko kubera ko dufite Yesu, haleluya, umugabo ukomeye, haleluya, udakangwa n'ibihe urimo, ntakangwa n'ibihe urimo, ntakangwa n'ibihe ugezemo, neda ntibibaho. Ariko aramubwira ati nyereka aho yaguye. Uyu munsi Yesu aje kuzamura intorezo yawe. Haleluya. Tera haleluya niba ubyumva. Yesu aje kuzamura intorezo yawe. Aho bagusize siho bazagusanga. Haleluya. Yesu aje kubikora. Yesu aje guhindura amateka. Hari benshi bategereje kureba amaherezo yawe, ariko uko Damuri yabivuze, haleluya, bazi icyo bakoze ariko ntibazi igihe uzasubirizwa. Hagati aho ngaho, haleluya, bazagutega. Ariko yavuze ngo Josefu baramuteze bamujyana mu rwobo, Imana imukurayo, bamujyana ku Bamidiyani, Imana imuvanayo, bamujyana kwa Potifari, Imana imuvanayo, aragenda ageze kwa Potifari, bamujyana muri gereza. Ariko ntabwo bari bazi icyo Yesu yamuvuzeho. Haleluya. Ntibari bazi, haleluya, bari bazi ko bagiye kuzimya. Hari abantu bazi ko bagiye kukuzimya, hari abantu bazi ko bakujimije, ariko ndagutangariza uyu mugoroba, data kuri iyi tariki ya 7 data aje gukora, data aje guhindura amateka. Haleluya. Kuko amateka yanjye arahindutse. Amateka arahindutse. Ndakubwiza ukuri, amateka arahindutse. Imana yambwiye ngo bwira ubwoko bwanjye ibihumuruza umutima, kuko hari icyo nje gukora. Haleluya. Amateka arahindutse. Byumve. Haleluya. Ntabwo ndi gupaca paca. Amateka arahindutse. Haleluya. Harya nta ndirimbo ivuga ngo amateka yanjye arahindutse? Ntayo. Nta ndirimbo ivuga ngo amateka arahindutse. Niwe uhindura amateka, uwari umushumba akaba umwami. Yego. Nta na kimwe kimunanira. Yesu nta na kimwe kimunanira. Niwe uhindura amateka. Niwe uhindura amateka, uwari umushumba akaba umwami. Nta na kimwe kimunanira. Pastor, reka nkubwire. Uranyumva papa? Ndumva data ambwira ntiwifuze gusa n'abariye, kuko hari ibyo bagiye kukuremera. Amen. Ntiwifuze gusa na runaka, ahubwo hari ibyo bagiye kukuremera. Haleluya. Hari ibyo bagiye kukuremera kandi bifatika bigaragara. Hari igihe abantu babona ubuzima bw'undi bagashaka ngo nanjye cyangwa nkamera kuri, ariko data yambwiye ngo ibyo ngibyo n'ibitekerezo ntuzanabigire, ahubwo agiye kukuremera wowe ibyawe. Haleluya. Kandi bihindura binagaragariye buri wese ko wakoreye Imana. Jehova. Haleluya. Vuga ati amateka yanjye arahindutse. Hari bimumuka bamwe bamaze kugerayo, ariko bisigaje ngo bikandagiremo. Siko bimeze? Haleluya. Unubikandagiramo. Reka nkubwire ikindi, nugera hariya muri ako kazi, muri urwo rugo, muri ibyo byose uzasangayo ibihanda. Munyumve neza. Aho ndashaka munyumve neza.
Yesu yampaye ijambo anyereka abantu bageze mu bisubizo, ariko arambwira ngo abo bantu bazagera mu bisubizo ariko bazahura n'intambara muri ibyo bisubizo. Ariko ampa ijambo rimpumuriza rimbwira ngo bwira abantu banjye, ampa gusoma mu gitabo cya Yosuwa 5, aho Yosuwa amaze kwambuka Yorodani, haleluya, yaramaze kugera muri Isirayeli neza, siko bimeze, haleluya, akandagiyeyo, ariko imbere ye hariho Yeriko, kandi yarari mu bisubizo kuko Imana yari yamaze kubambutsa inyanja itukura. Ababayi barayambutse, barongera kandi bageze kuri Yosuwa Imana imuha iyerekwa, iramubwira ati bwira ubwoko bwanjye bwambuke, uyu munsi ndakora igitangaza hagati yabo, haleluya. Barambuka bageze hakurya hariho Yeriko yari ikomeye cyane, navuga yari kavuga ko wari umujyi ariko uzitiye, siko bimeze, ariko nayo yagombaga guhiri kubera ko Imana ntabwo yashaka kuko babana nabo bantu. Hari abantu bazajya mu kazi, haleluya, bagahura na Yeriko, bagahura n'ibihanda, ariko data yambwiye ngo ngiye kubohereza marayika, haleluya, marayika uzabarwanirira. Bene data, ntabwo kugera mu kazi bivuze ngo ntabwo uzahura n'ibigeragezo, ariko ibyo bigeragezo data yambwiye ngo nkuko inohereje, haleluya, marayika kaza kufasha, haleluya, Yosuwa, nanjye niko nzabohereza marayika kuza kubarwanirira muri urwo rugo, muri ako kazi, muri ubwo buzima bushasha, kuko bazahura n'ababarwanya, ariko hari Imana izaba iriko yabavuzeho, bazagendana nayo, bazambabarire, basenge, bahagarare neza. Niko Imana yambwiye, nzabohereza umufasha, nzabohereza umutabazi muri izo ntambara, bazazitsinda, haleluya. Niyo mpamvu muri iki gitabo Yosuwa 5 hakwereka ko Yosuwa bamuhaye strategy zo kugira ngo abashe guhirika Yeriko. Imana izaguha strategy yo kuba muri urwo rugo, Imana izaguha strategy yo kuba muri ako kazi, Imana izaguha strategy yo kuba muri ibyo ngibyo ukeneye wayisabye muri ako kazi, muri ubwo bucuruzi, Imana izaguha strategy. Haleluya. Ndakubwiza ukuri, niko data yambwiye, muzambuka ariko muzahura n'ibibazo. Ibyo bibazo data azazana marayika wo kugira ngo bikurwe maze muhanyure neza, haleluya. Umwana yakunaniye, data agiye kubikora. Umwana yakunaniye, data agiye kubihindura. Umwana batwaye ubwenge, data agiye kubikora, haleluya. Umwana data agiye kubikora. Umugabo yaze gukizwa, data agiye kumuha agakiza kubw'amasengesho wasenze, haleluya. Uburwayi bwananiranye, Imana igiye kumanuka yonyine ikore operation, kandi ndahamya ko muzaza gushima. Afata aramubaza ati intorezo yawe yaguye he? Aramubwira ati ni hariya. Afataga igiti akijugunya hariya, aramubwira ati yisingire, haleluya. Hari abantu bagiye gusingira ibyabo, tera haleluya n'ubugingo. Hari abantu bagiye gusingira ibyabo, hari abantu bagiye gusingira, haleluya. Hari abantu bagiye gusingira ibyo umwanzi yabatwaye, hari abantu bagiye gusingira ibyo abarozi babambuye, abavuze ko utazagera aha, Imana igiye kuhakwambutsa, haleluya. Wabibonaga nkaho ari Yorodani imbere yawe, ariko nkuko Yesu yabigenje kuri Yosuwa, nawe ni kugiye kwambuka, haleluya. Bazagutega ariko uzahanuka. Igihe cyari kibaye kinini, ariko Uwiteka yambwiye ngo ndatabaye abantu banjye. Ariko munyemerere bene data, muhagarare neza, utarahinduka ahinduke, haleluya. Uri mu cyaha ave mu cyaha, maze data amwiyereke.
biba bihari, ariko birindire ngo ubanze ubivemo. Ariko nukomeza icyaha uzapfa, kuko ikizana urupfu ni icyaha. Haleluya. Icyo ndavuga urupfu rw'icyaha, simvuga urupfu tuzapfa. Haleluya, haleluya. Yesu, kubera ko, reka mbabwire bene data, buriya Yesu ntabwo yatambwe hano ku isi, yari demonstration. Yesu yatambwe kuva isi itararemwa, niko Bibiliya imbwira mu byahishuwe Yohana 13:8. Yesu yatambwe isi itararemwa. Haleluya, haleluya. Rero ni ukuvuga ngo mubasha kuva mu byaha, haleluya, mugahinduka mu bitekerezo, mugahinduka mu bikorwa. Haleluya. Mukaba mu buzima bwa Gikristo, maze mugaha umwanya Yesu agakora. Haleluya. Kuko Yesu arabishoboye. Yambwiye ngo mwebwe muri hano muzabona ubwiza bw'Imana, muzabazaho, mutarapfa mukiriho, muzabireba n'amaso yanyu. Haleluya. Munyemerere bene data, uyu mwaka tugiye kwinjiramo, ndabizi benshi bazaba barimo kurira, ariko reka nkubwire, abamenye Imana yabo ntabwo bazarira, abagendera mu gakiza k'Imana ntabwo bazarira. Igihe abandi bazarimo baraboroga barira basakuza, wowe uzaba urimo guhabwa. Haleluya, haleluya. Kuko ndabyumva ko hariho ubuzima bukakaye turimo turajyamo, ariko ubwo buzima jewe namenye Imana, jewe nawe tukagendera mu gakiza k'Imana, tukagendera mu bushake bw'Imana, tukagendera mu bugombe bw'Imana. Reka ngo bwisukuri data azaza atugirire neza, abandi batureba baduhekenyera amenyo, ariko tubabwire ati twarasenze. Haleluya, haleluya. Tugendana nayo. Reka mbabwire abakobwa, kanibwire abakobwa nibo bafite ibibazo byinshi n'abasore. Munyemerere ubuzima buri aha hanze bwe kubakanga. Muranya Mwuka Wera yaravuze ati, nako Yesu yaravuze muri Yohana 16:13, aravuga ngo uwo mwuka naza ntabwo azenda kubye, azenda ku bya data, sibyo? Jewe na data turi umwe. Haleluya, haleluya. Birangije aravuga ngo Mwuka Wera uwo mufasha azajya ababwira ibyenda kubaho. Mwene data, mushiki wanjye, nusenga data azakwereka. Haleluya. Ntabwo bazakwishushyanyaho, no, ntabwo bazakwishushyanyaho. Data azakwereka, akubwira ati uyu ni we wanjye. Kubera ko nuhindukira uzabona urimo mu masengesho, uzabona izina ryawe ku mugongo w'uwo mugabo. Mu buryo bw'umwuka uzabibona. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu mbasaba ngo mwitware neza muri iki gihe, mwideside ubwanyu, mwinjire muri uriya mwaka mufite decision yo kuvuga ngo jewe ngiye kugendana na Yesu, kuko hari icyo mpaye. Uyu munsi urashubijwe. Data wo mu ijuru abahe. Haguruka dusenge. Abumvise iryo jambo nibatere haleluya. Abumvise ko washubijwe nibatere haleluya. Abumvise ko hari icyo data yakoze nibatere haleluya. Abumvise ko Mwuka Wera yabagendereye. Haleluya. Turi Imana igira neza. Mpagaze mu kwemera no kwizera, wangize umunyamugisha, ungira umuhesha w'umugisha, ungira ambasaderi wawe kuri iyi si. Ndasenze, natuyeho umugisha buno bwoko, batuyeho kwakira ibyari bibatsikamiye ubitsikamire, ibyabarwanya ngo birwanye, ibyabahagurukiye ubihagurukire. Basoze umwaka Mana, bawusoze Data Wera mu byiringiro n'amahoro, kuko waravuze ngo mbahaye amahoro yanjye, mbahaye amahoro
atari nk'ay'ibisi abisi batanga. Uravuga ngo data, icyo ngusabye ntubakure mu isi, ahubwo yibarindiremo. Nanjye Uwiteka Mana ndasenze mvuga ngo Mwami wanjye, Mana yanjye, se Umwami wacu Yesu Kristo, iyi si uyibarindiremo, ubarinde amakuba ye kubababaza, ubagurire imbago Mwana, ubahe umugisha. Ikimenyetso cy'amaraso yawe abe ku ruhanga rwabo, aho bazajya hose Mwana, igikundiro cyawe kizabe kuri bo, ukuboko kwawe kube kugendana nabo ibihe byose. Mu izina rya Yesu Kristo baguke mu kazi bagiye kubona, mu ngo bagiye gushaka, mu izina rya Yesu Kristo mu mibereho myiza, mu izina rya Yesu baguke, kandi n'imibiri yabo ibe muzima, kuko dukeneye roho nzima mu mubiri muzima. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru. Abatureba data wera online, mu izina ryawe Yesu Kristo nawe ubagenderere aho bari Mwami Imana, ubakoreho Mwuka w'Imana ukugenderera bari hano, nabo ngabo ubagenderere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana. Reka twongere dushimire Imana tuyikomera amashyi menshi. Nabya none nabizaza byazanyana na Yesu. Nabya none nabizaza byazanyana na Yesu. Nabya none nabizaza byazananya na Yesu. Tumutunge ibiganza tuvuge ngo Imana imuhereze umugisha, Imana imuhereze umugisha mwinshi. Avuze ibintu byinshi, kandi uko yarushagaho kugenda avuga numvaga ndushaho kuryoherwa. Imana imuha umugisha mwinshi. Yesu ashimwe. Haleluya kandi haleluya, haleluya. Ntabwo turi mu mwanya wa mesaje, ariko Imana yabwiye ngo nkubwire ngo inzira uri gucamo uzarinda ugera aho ukwiye kugera, nta gihumanya gikandagiye muri iyo nzira. Imana yabwiye ngo nkubwire inzira uri gucamo uzarinda ugera aho ushaka kugera, ushaka kwicara, nta gihumanya kigeze muri iyo nzira. Haleluya. Uriya wambaye amarinete, wowe aguruka, wowe jya musengera ntazi izina ryawe, ujya uza mu isengesho ryanjye, nta mazina yawe nzi. Icyakora nkubona hano. Icyatumye ujya mu isengesho ryanjye ni iki? Uba mu nzu y'Imana, ibintu byose na bya bindi byitwa abantu bakunda kwita ngo ni bibi, ngo uyu munsi ngo ntabwo twafashijwe, washiputi ngo mujye mumwitegereza. Nicyo cyatumye ujya mu isengesho ryanjye. Ibintu byose byaba byiza, byaba bya bindi bita bibi, sinzi aho bahera babyita bibi, ariko urafashwa. Mbese kuri wowe nta kibishye, nta kiryoshye, byose biba birimo guseka. Rero byatumye ujya mu isengesho ryanjye. None ikibazo gusengera ntakuzi izina, icyakora muzi isura. Ariko Imana yabwiye ngo nkubwire muri aya materaniro y'uyu munsi hari imyuka iri bugutandukanye nayo. Muri aya materaniro hari imyuka iri bugutandukanye nayo. Hari imyuka yakurikiranye abandi, wowe itazagukurikira.